ni ukuri rukari imeze neza, turi kwitegura ejo tuzakina n'ikipe yego. nongeye kugira igisenyi bitunguranye byihutirwa. Navuye hano kuwa kangahe, navuye hano kuwa gatandatu mara mu rugo ku cyumweru, kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu mpita ngaruka. Hari umuntu wigeze kumbaza nimba bafite akazi Gisenyi. Gisenyi ntabwo bagira akazi, ahubwo bafite famiye, murabizi kubandiraho abana, gukoraho abana. Hari n'abandi bantu benshi cyane n'umuryango bahaba. Uyu munsi rero naje muri lokale, mwabonye Judith, twaje muri lokale tuzababwira ukuntu bimeze n'impamvu twaje birenze kuri lokale. Turabashimiye, murebe iyi vloge muyishimire, natwe turabishimiye. Murakoze cyane, turabishimiye. yego, Ni heza cyane, ni heza. Tugiye muri lokale, turi muri lokale, ni ukuri bimeze neza, twakiriye neza, ni ukuri kw'Imana. dutegereje icyo kunywa n'icyo kurya. Ariko ewe nanjye kuvuga ibintu byinshi bahita bumva lokale, nanjye kuvuga ukuntu hari akaji ubundi bahita bahereza umuntu. None uyu munsi nimba twarwo hari umuntu umwe, ntabwo bahise bakaduha. Muri kumbona ageze mu cyumba. Hano hari mikorogate n'iyange ngiye gukoresha, ni nk'umuti sinzi kubivuga. Amavuta yanjye, amadiyodora, iyi ni tripod, amavuta ya Mutabazi, dore Mutabazi nguriya. Hano ni muri dushe. Aya nshaka kumva ukuntu aya mavuta utaza we ntashaka kuza. Mnaniona, muri kumbona gute? Ariko mumbwire, abantu mwirirwa muvuga muri komenti ngo narananutse mba mubi. Ni ukuri ndashaka kubabwira ko ibyo bintu namaze kubihaga no kubimenyera. Mushaka utundi tuntu mwakoresha. Narananutse, n'ubundi mbere nari nanutse, ni gutya nanganaga ngo nabaye agakecuru. Wese wagira ngo imyaka yanjye si myinshi, wa muntu we. Ni myinshi pe. Dore hano hari peignoir. Imyaka yanjye ni myinshi, bishoboka ariko. Hano hari toilette, njye nirebera kari akantu. Muzarebe ni ukuri ikindi kintu muzajya mumbwira, kuko ngo warananutse ngo uba nk'agakecuru. Cyakora harimo n'ababivuga neza ati warananutse uzarekeraho. Nararekeye, ntabwo nyifata regime, byararangiye. Hano nimba harimo ibiki, ntabwo nyifata regime, byararangiye. Ariko nk'umuntu uza kwiyandikishwa muri komenti yabigize ibintu byadanje, menye byo ndi bambara mu mutwe bari koga ngo uzareke, ngo babaye kabi. Suwe undebye hano ku myaka yanjye mfite 28, uba wumva kumbwira ngo narananutse ngo nabaye nk'agakecuru ngo mba kabi, ari ibintu bya urambabaje. Hano tugiye kurara. Hano hari agafuni kanjye, aka ni akabanki kanjye ka make make, kaba karimo ubu mesaje bwinshi ntasomye. Hano hari agakana n'imbaraga ki ko hariho fu, karagaragara neza pe. Akantu sindi ngo ni agaki wallahi.
ndaza kuba menya ibyaka mu kanya. Burije video ntabwo isa neza cyane, abantu muri kuyireba mwihangane, ariko muri kumbona ko ari njyewe, ni njyewe mama w'impanga, ni njyewe. Abantu mwambwiye ngo murashaka ngo ikiganiro ngo na Mutabazi arimo, mukomeze mwihangane, tugitegereje turi benshi. Akira sheri, tugitegereje turi benshi. Hano hari agapapuro kariho izi ni nimero zigaragara aho aya macano ari ahangaha. Ni amazi, akantu ushobora kwandikaho mu gihe ubikeneye, hari n'amatelefone, umva ariko hari miruwari zihagije kabisa. Hano hari keto dushobora guteka icyayi. Ngiye hanze, udutebe tubiri tumeze neza, muri ukuntu hasa neza, muri ukuntu hasa neza pe. Mana, nta kintu nashinja, aha hantu harasa neza. Numva agasawundi gahari, kaceceke gato mwumve. Hari hirya ni ku mazi. Simberetse ukuntu icyumba kimeze. Ndabakunda rero, mukomeze murebe vlog yanjye, mu kanya turasubira. Yanyica. Bewa amateho gato. Washyize n'iyi y'umweru muri TV. Ubuse byaba bimeze gute? Byaba bibishye. Byaba bibishye wahita ubigira ubihawe, kereka nushyiramo ukumva ukuntu bimeze, byaba bibishye kubyemera.
ubu rero tugeze Sagabe, tugiye gushaka ikintu cyo kurya, ikintu cyo kuvuga nigira gutya Imana idufashe ikinkuremo. Tugiye gushaka ubugari n'isambaza, muze tujyane. Twari dutangiye gukina ndi kwibwirisha Mutabazi ngo mbabarira ngo ntuze kuntsinda, nawe ngo ndagutsinda nkwangije biyari. Imana ibimbaye hafi, ndakina tukajyamo ubundi tukavamo. Iyi biyari ifite ukuntu navuga ngo iratemba, ako mwihanganira amajwi yanjye ukuntu ameze. Ndi gufata voice over nijoro, sinavuga cyane, nicaye ahantu mu nguni, ijwi nyine hameze nk'aho hafunganye ukuntu. Rero hano nakinnye kanga kujyamo, numva ngiye nko kurira. Uyu mupapa muri kubona uhagaze ku yindi biyari uri muri telefone, byageze aha aravuga ati kumbona uzi gukina, ariko nukomeza gukina gutya bari bugutsinde. Nibwo yahise atangira rero kunyerekera ati wakina gutya. Ariko reka mbabwize ukuri, uzi iyo umuntu ari kukwereka ukuntu ukina warangiza ukikinira nabi n'izijyemo, mana we, uba wumva ugize isoni wowe ubwawe nyine birenze, nkaho wagira ngo urimo gukenera amafaranga. Murabona yanyerekereye ku nka, ngo ndazita inkara, ku mipira igera kuri 4, kuko uyu nguyu ndumva ari uwa 3 niba atari uwa 2. Yaje kumbwira ngo ari uyu mwobo uri hepfo cyane, n'uyu nguyu agapira kagiyemo, n'uwo ndi kubona neza. Ngiye nkivugira uyu nguyu uri muri ino nguni yo hepfo. Ambwira ati wapi na hariya rwose wakina kakajyamo. Mba ndamwumviye ndabikora, mbona kagiyemo. Ariko mana yanjye, natsinze Mutabazi, nse murebe kuno buraka yagiyemo. Urasa neza, urasa n'umukobwa ushima Imana. Ndashima Imana muri uyu mujyi wa Gisenyi, Serena. Muri Serena nashimamo Imana, ni ukuri rukari imeze neza. Imeze neza, turi kwitegura ejo, tuzakina n'ikipe. Yego pe, abantu babyumva ko ngiye kugusimbura. Kecapu agiye kunsimbura rero mu izamu, kuko nta wundi n'umwe uransimbura. Ndagusimbuye sinyine. Murakoze, natwe turagukunze. Kwifotora muri wese ni byiza, ni ukuri kw'Imana. Ntabwo biba byoroshye, birakomeyemo. Twavuye Sagabe gushaka ikintu cyo kuryama, twageze kuri Serena, tugiye kujya kuryama. Sinzi nimba ari urugendo rumazemo iminsi, nimba ari ukutaruhuka, ntabwo mbizi. Nk'abantu mwese imeze neza muri njye, ariko nta n'ahantu mbabara uretse kumva akantu nyine k'agaserera ukuntu, nkayoberwa icyambayeho, akantu k'agasesemi, wagira ngo banteye inda pe. Ariko hano hantu hasa neza, hatuje. Uzwi umuntu ari ahantu hatuje, hari ibintu atekereza byiza atanabigambiriye, byiza na tu. Sinzi niba ari kuri njyewe gusa, ariko ntekereza ko iki kintu abantu benshi dushobora kuba tugihuje. Ariko niyo umuntu ari ahantu heza nyine atekereza ibintu byiza gusa biryoshye. Imana ibahe ubuzima, Imana ibahe ibyiza, Imana ibahe abantu babanezeza. Imana ibahe ibyiza bibakwiriye, bitabatesha umutwe, bibarinda abantu babi. Kugira abantu babi mu buzima bwawe bakubwira amagambo mabi, ubona bitera agahinda no kumva wihebye. Rero ndabasabira ibyiza, kandi ndabashimira ko mwarebye vlog yanjye. Ndabakunda cyane 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 cyane.